Mwiriwe neza, mwiriwe nanone aho muherereye, ababyutse, ndatekereza ijoro ryagenze neza, ubwo ndavuga kuba bukeye. N'abiriwe mu munsi nyine bukaba bwije, ndatekereza umunsi wanyu wababereye mwiza, mureke dushime Imana. Gushima Imana, rambura ibiganza byawe ahantu uvuga Uwiteka wakoze. Byenyine no kubirambura gusa ni icyubahiro uhaye Imana. Ni ukuri twese dushimye Imana ko yakomeje kuturinda. Tudatinze rero, tugiye kuganira ku bantu batatu. Wakwibaza ngo batatu ni bande? Abo batatu, umuntu wa mbere yitwa Bosco Empire. Umuntu wa kabiri yitwa Pastor Claude. Umuntu wa gatatu akitwa Mama Asia, Uwanyana Asia. Abo bantu nibo tugiye kuganiraho. Uratekereza tugiye kubaganiraho iki? Nkuko mubizi hano ntabwo mbahereza ibihuha, ikindi kandi nkuko mubimenyereye bantu banjye, hano ntabwo tuvuga abantu tubasebye. Twebwe tuvuga ukuntu tubibona kandi nuko bigaragarira uwo ari we wese ubibona. Ahubwo nawe siga comment yawe. Uratekereza hano tugiye kubavugaho iki? Ese Claude, Pastor Claude uramuzi? Kumumenye ntabwo mvuga ngo wamubonye amaso ku maso, ahubwo ibikorwa akora ubikurikirana umunsi ku munsi. Bosco Empire wese ujya umukurikirana. Mama Asia wese ndavuga Uwanyana Asia, Madame Pastor Theogene cyangwa se Madame Inzahuki, uwo uramuzi? Nkuko bisanzwe rero tera agasonga bugari, wa mugani wa Jihad mpora mbyongeraho, icara gatoya, fata umwanya wa gatoya tuganire kuri ibi bintu. Mu by'ukuri abantu batatu bafite ukuntu batandukanye. Uwanyana Asia mureka bari we duheraho, Madame Inzahuki. Mama Asia ni umubyeyi mu by'ukuri koko tumuzi kuri iyi mihanda, ariko murabyibuka wahamuzanye n'umutware we. Umutware we nakomeza ruhukire mu mahoro, kandi uburyo yamuzanye mu buryo bwo gupresenta, ntabwo yamuzanye mu bintu by'amakontenti cyangwa se by'agatwiko cyangwa se bya showbiz muri rusange. Yamugaragazaga igihe yamwerekanaga. Dusuye inyuma gato murabyibuka ko buri binyamakuru yajyagaho, ndavuga Pastor Theogene yavuga ati umudamu wanjye ni mwiza, kabone n'ubwo umuriro wagenda muri Kigali hose uyu mudamu yasigara bamurikiye. N'ubwo buryo rero tumuzimo. Pastor Theogene yamuzanye ari nko kumutwereka, atwereka uburyo ari proud yiwe cyangwa se atewe ishema nawe. Uko kuntu niko tuzi Mama Asia. Ikindi cya kabiri, Mama Asia ntabwo ari umuntu tuzi mu bintu byo guhangana, ni umubyeyi uvugwa agaceceka, cyangwa mu kimwe n'umuntu uvugwa agatuza, kuko we nta nubwo ibi bintu abibamo byo kuvugwa ngo baramuvuga nawe avuge. Ni umubyeyi wibereye hari utuje. Uburyo yaje muri social media nubwo buryo mbabwiyemo. Hanyuma umugabo wamaze gutabaruka nuko kuntu we yasigayemo. Ibinyamakuru umugabo yajyagaho nawe abijyaho, ni muri ubwo buryo. Ariko neza nkuko mubizi nta YouTube channel afite usibye imwe y'Inzahuke, nabwo yasigiwe n'umugabo. Hanyuma rero reka tugaruka no wita Pastor Claude. Pastor Claude ntabwo waba ukurikirana ibintu byo kuri YouTube ngo utazi Claude. Ntabwo waba wowe ahuri wowe uri kunyumva uba kuri YouTube cyangwa se ukurikirana ibiganiro bihaca cyangwa se ukurikirana amavideo ahaca ngo utazi Pastor Claude. Pastor Claude wakwibaza we ngo ni muntu ki kuri social media? Pastor Claude muraza kumbabarira abantu banjye, kuko ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwibasira cyangwa iki n'iki, ni umuntu ukunda guhangana. Ugereranyije nande n'Uwanyana Asia. Pastor Claude ni umuntu uza, birashoboka ko abavuga kuri yego, ariko kuri kwe ntabwo kuba kwitaye kuba ari kukuvugaho, atitaye ku cyo ari cyo cyose ukuri ko arakuvuga. Murabizi neza ko kuba uyu munota tuzi Pastor Mutesi kuri ruriya rwego, ahanini ni Pastor Claude. Kwa Mutesi ni ukuvuga ngo ntabwo Mutesi yavugwa hatajemo Pastor Claude. Kandi namwe nkuko mubizi Mutesi ntabwo ajya avugwa neza 70% avugwa ibintu bimujomba. Ibyo bintu rero iyo 70%, 90% Pastor Claude abayifitemo uruhare. Niyo atanayigiramo uruhare sometimes cyangwa se rimwe na rimwe niwe biba byaturutseho. Ikindi cya kabiri, njye navuga wenda nzi kuri Claude nka njyewe ubwanjye. Claude ni umuntu uza wenda hitinganye n'umuntu kubw'impamvu runaka, ariko iyo igihe cyo kumwanika kigeze amwanika nta mbabazi, amwanika mwanitse ku buryo umuntu azagara akavuga ati naranamye. Uwo niwe Claude.
ikindi cya kabiri, Claude ni wa muntu ukuri apfa kuba aguhagazeho nk'ukuri, aguhagararaho pe. Ubwo nshatse kuvuga uburyo bwo kuvuga atitaye ngo ngwiki, apfa kuba yageze iwawe cyangwa se hari n'ikindi cyabahuje, uko kuri agukubita hasi nk'ukuri, atitaye ngo ni amabanga, atitaye ngo biragukomeretsa, nta kintu na kimwe yitaye. Mbese niwe ushoboye iyi mihanda, uwo niwe Claude. Kandi ikindi cya kabiri, yaba ku bakunzi ba Claude cyangwa se ku bakunzi b'imyidagaduro muri rusange cyangwa se abakunzi b'iyi mihanda, Claude muramuzi. We bitewe n'uko umufana cyangwa se n'uko umufata, wamuhereza aho ushaka. Ariko icyo navuga kuri Claude, iyo yahagurukiye kuvuga umuntu atitaye ku cyari cyo cyose, arakumanuka bye. Uwo niwe Claude. Hakazo twita Bosco. Bosco yivugira utuntu twari yicecekeye, akubwira yuko afite abamuhereza amakuru. Mu by'ukuri birashoboka ko avuga ibintu, afite ibihamya n'ibimenyetso, yibereye hariya kuri Bosco Empire, ibintu byakabikubita hanze, wakubwira ko ari kukugira inama cyangwa se ari kugukebura, uwo niwe Bosco Empire. Nta byinshi we tumuvugaho. Hanyuma aba bantu batatu nifuza ko twabaganiraho iki. Aba bantu mwabonye ko Bosco Empire ndetse na Pastor Claude n'abandi ntashatse kuvugaho, abo nibo nifuje ko tuvugaho. Mwabonye neza yuko basuye nde, Uwanyana Asia. Uko biri kose birashoboka ko bari bamusuye mu rwego rwa Inzahuke Foundation bajyayo. Mu by'ukuri hariya ndemeranya cyane na Bosco Empire. Bosco Empire birashoboka ariyo ntambwe yateye kugira ngo agire ubwiyunge kwande kwa Mama Asia. Cyane ko amajwi duherutse kumva hanze kugira ngo ajye hanze, Bosco Empire yayagizemo uruhare. Hari abantu benshi yatugezeho tuyakuye kwa Bosco Empire. Ni ukuvuga ngo Uwanyana Asia dufite ukuntu tumuzi, ni umubyeyi twese tuzi ugihagaze ku cyubahiro cye, kandi biranamubereye. Twati courage mu buryo ugaragaramo, yaba uko ugaragara nta kintu bibangamye. Ariko muri iyi minsi ishize nibwo amajwi ya Asia yagiye hanze, kandi muribuka yuko nababwiye, nakoze ikiganiro nsobanura byimbitse kuri ariya majwi ya Asia, mvuge nti Asia rwose abonye umukunda agomba gukundana kuko ni mwiza. Ndi kubabwira ukuntu byibuze mwakabaye mumusengera twese dufatikanyije, Imana ikazamushumbusha umugabo utazamubabaza kandi uzamukunda nk'uko umugabo we yamukundaga. Ibyo ni ikiganiro navuzeho, utarakibona yakomeza no kuri Nelia TV1, icyo kiganiro cyasanga. Hanyuma icyo nashaka kuvuga ni kuri ayo majwi uwo bita Bosco Empire yayagezemo uruhare kugira ngo ajye hanze. Ikindi kandi mwabonye ko Bosco Empire yakomeje avuga ko hari n'izindi video Bosco Empire afite. Hari n'ukundi kuntu Bosco Empire yakomeje avuga yuko ngo afite video bari kubikora. Niko we yabyivugiye. Nsubiyemo iki? Ibyo we yavuze, ibyo bakoraga niwe uzi byari byo. Ariko icyo nge navuga Bosco Empire yatweretse ni ya video Mama Asia arimo akorera wa mu Steven we cyangwa se wa mugabo wagombaga kuzamubera umugore, arimo amukorera massage. Mwabonye ko tubona ari kwa Bosco Empire byaturutse igihe yamukoreraga iki, massage. Mama Asia arimo yoza ibirenge wa mugabo, amucira inzara ndetse arimo anamumasa. Ibyo byose byaturutse kwa Bosco Empire. Ukibaza uti se aba bantu ko basuye Asia aho n'ubuhoro? Asia ko yarasa n'uruhutse amagambo ho gatoya, abantu ntabwo wagira ngo bamukomeretse. Ikindi kintu wakwibaza, wabaza uti Claude ko muhararanye wese birangira nabi, wakomeretsa Asia byagenda bite? Claude ko nzi neza ko ahugeze ibyo uvanyayo budacya kabiri kwitubizana mu mihanda, nuramukuzanye ubuzima bwa Asia hanze. Ese Asia imbabazi turazemera. Bosco birashoboka nibyo nkibabwira, ashoboka yateye intambwe aje gusaba imbabazi. Kuko ni nabwo bumuntu nyabwo. Ashoboka yateye intambwe aje guti I'm sorry, wenda ati nabishyize hanze atari ko wabishakaga, cyangwa kuvuga ati I'm sorry ntabwo nzi uburyo wabyakiriyemo, wenda mbabarira ni showbiz cyangwa se ni imihanda cyangwa se ni bya YouTube, I'm sorry. Reka tusipoze ko ari bwo buryo Bosco Empire yagiye. Even na Pastor Claude birashoboka ko na Pastor Claude ari bwo buryo yagiyemo nawe. Ariko ukibaza ko nzi neza ko izimbabazi ubwo nge niko mbyumva, kandi namwe mushyize mu nyarabwenge niko kuri. Ese Asia wabuza aho Pastor Claude ageranye na Pastor Mutesi?
waba uzi imyaka ikibazo cyabo kimaze? ese wowe ufite icyizere kingana iki ko mu gihe cyose hari ingaruka zikugezeho ziturutse kuri Claude uzazihanduringa, cyangwa se ufite wizeye bingana iki ko uzahangana n'amagambo aturutse kuri Claude? ibyo bintu Asiya wabitekerejeho? mu by'ukuri yagusuye, ndabihamya 100% muraba abashuti, cyangwa mu kimwe mufite ukuntu harabaho connection hagati yanyu. none Asiya, ujya ureba ubuzima Mutesi abamo ko 90% bwazanwe hanze na Claude? ese ugira ngo biriya avuga wagize ngo ababeshya? ntabwo ababeshya pe, kuko ni ibintu baziranyeho, barasangiye, babaye inshuti. umuntu mwabaye inshuti burya ubuzima bwanyu bwose muba mubuziranyeho. hanyuma Claude we kubuvuga nta kintu bumutwara. wenda Pastor Mutesi we ntabwo azana ubuzima bwa Claude hanze, kuko wenda afite izo mbaraga zo kugira gute, zo kutamusebya nk'uko we yamusebeje. none nkibaza mama Asiya, wowe ufite imbaraga zo guhangana n'igihe Claude yaba akweretse uruhande rwe rundi rwa kabiri? bakunzi ba Nelia TV, ibi mvuga ntabwo ari ukwibasira Claude, ariko nimusubira inyuma mugakurikira ibiganiro bya Claude umunsi ku munsi avuga yibasiriye abantu, kandi mu buryo buri negatifu. gusa icyiza cye ibyo avuga babifitiye ibihamya kandi abifitiye ibimenyetso. niyo mpamvu ibyo avuga bene byo ntabwo bibababaza, kuko baba babiziranyeho. ikindi kandi ntabwo bene byo ari amakosa, bahuye ari abashuti. nawe umuntu mubanye inshuti hari ibyo utamuhisha, ubuzima bwanyuma mwarabusangiye, akazi ukora bakazi, aho ukura amafaranga bahazi. muri kubyumva? niyo mpamvu ubushuti nyine ni ikintu gikomeye. ariko nyuma ya bwa bushuti iyo bushize, Pastor Claude arakwiyereka vrai. ubwo rero ikintu aganiraga namwe cyangwa se ngo twivugireho, ese mu by'ukuri urabona Asiya azashobora kwinjira mu rugamba? kuko kubana na Claude egara urugamba, uba witeguye kugira gute, guhama hamwe mugakundana, akureba ubuzima bwawe bwa buri munsi, akureba ahantu ukura amafaranga, abayaguha, ibikorwa ukora. ariko nyuma y'iminsi mike niko kuza kukwita indaya. ese mugira ngo Pastor Mutesi nuko ari indaya, cyangwa nuko basangiye ubuzima, nuko hari byinshi baziranyeho? ariko mwumvisha ibiganiro bagenda bakora. hanyuma rero ikintu twabwira Asiya, ubushuti ni bwogere, urukundo ni rwogere, kandi muri ubu buzima gusaba imbabazi ni ubutwari, kandi no kuzitanga ni ubundi butwari. ariko Asiya rwose ntitukuruta umugani wa Shakira, ntabwo tukurusha imyaka, ariko aho hantu ugende neza cyangwa se mu kimwe Imana iguhereza amaso yo gushishoza. ndaguhereza urugero, sinzi nimba Pastor Mutesi atakubera icyitegererezo, umwe wahoze ari inshuti yawe. wabonye neza ko kamarade yicaye hasi akamuvuga, we amuvuga nabi, akantu ku kandi aramuvuga nabi, amuvuga ibibi. haciye iminsi kamarade ajya kumusaba imbabazi, yikoreye ibitoki, amakesi y'amafanta n'ibindi nkabyo, afite n'abamuherekeje. mwarabibonye ko kamarade yapfukamye hasi agasaba Mutesi imbabazi? mwarabibonye? none se nkakubaza, nyuma y'izo mbabazi